mu ntara y'Amajyaruguru habarurwa inganda zigera kuri 30 ariko akarere ka Musanze niko kihariye umubare munini w'izo nganda aho zigera kuri 15. Bamwe mu baturage bavuga ko izo nzoga z'inkorano zikorwa rwihishwa. Erega baravuga ngo ni z'ibitoki ariko ugasanga nta bitoki bazanye bafite. Mu by'ukuri rero bafite ukuntu bazenga kugira ngo zirusheho kwangiza abaturage. Zoga z'inkorano zibongamiye abaturage, hari igihe wanda abyiroha mu binakaze ugasanga bimugizeho iki ingaruka. Izo nganda ni ukubeshya, zimwe zengerwa mu biturage, twe turabizi ko bizengerwa mu biturage, ariko ibyo byose bagombye kubakurikirana ahantu zengerwa bakazifata. Abafite inganda z'ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye mu ntara y'Amajyaruguru bagaragaza ko kubona ibyangombwa bigoye bigatuma bamwe bishora mu gukora inzoga zitemewe. Icyambere niko akundi ushobora gusanga n'abarimo bamaze gutezwa intambwe muri rwa rugendo gusindagizwa bibakumira kutageza ibicuruzwa byabo ku isoko, nyamara baragiye ahagaragara aho bakurikiranwa umunsi ku wundi na RSB, ariko Rwanda FDA yahagera igasanga wenda ufite icyangombwa cya RSB utarabona icyabo cya Rwanda FDA, bikaba byakuviramo kumenerwa inzoga kandi mu by'ukuri batabanje no kuzipimana. N'ingero twagiye duhura nazo. Naho gukora ubuhunga ubuziranenge ubukwepa bituma ukora nabi, uratekereza kunguka inyungu utazagira n'icyo uyikoresha, n'inyungu ikazaza utakinariho ufite ubuzima bubi, kubera ko iyo ukora ukwepa ubuziranenge ukora nabi uri mu nyungu z'amafaranga, ariko amafaranga n'igihugu ubwacyo utekereza ko wakubaka ntube wakigeraho. Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti Rwanda FDA ushinzwe ubugenzuzi Nyirimigabo Eric agaragaza ko namananiza ahari mu kubona ibyangombwa, ahubwo ngo abafite izo nganda ntibitabira kuzuza ibisabwa uko bikwiye. Rero cyabayeho nuko twagomba guhoza imikoranire hagati yacu na RSB, ndavuga FDA na RSB, tukahoza imikoranire. Nayo mpamvu babwiye ko kugira ngo umunsi ubone S-Mark bisaba ko ufite icyangombwa cya premise cya Rwanda FDA. Naba abandi bazagenda kubyongeresha agaciro, ibyarangiza agaciro n'ubundi bizongera bisabe ko babanza muri Rwanda FDA. Mu by'ukuri suko arimo kugurana, ahubwo no kuzuzanya hagati y'ibigo bibiri bishinzwe ubuzima. Rero ikintu gikunda kubaho nuko umuntu yohereza ibintu haburaho nka kimwe cyangwa bibiri, ugasanga tugiye muri byanjye kumwe ati harabura ibi akabyohereza, harabura ibi akabyohereza. Ariko iyo byuzuye neza iminsi 30 y'akazi icyangombwa kiba kibonetse. Mu gihe akira binangiye mu kuzuza ibisabwa kugira ngo inganda z'inzoga zibe zujuje ubuziranenge, ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru bwatangaje ko hagiye gukurikiraho ibihano nk'uko bisobanurwa na Guverineri Mugabo wa Gahunde Maurice. Hari benshi bashobora kuba bakora mu buryo butemewe bikabangamira abakora mu buryo bwemewe, bityo rero iyi nama yari igamije tuganire turebe icyakorwa, twe kugenda batavuga ngo turabatunguye, babe barabonye uburyo twababuriye, barahawe warning, hanyuma igikurikiraho abakomeza kwinangira gushaka ibyangombwa abaribo tuzafatira ibihano. Harimo abazafungirwa by'igihe kigufi, kugira ngo bafashwe gushaka ibyangombwa, hari abazafungirwa by'igihe kirekire, hari ndetse nabo ibicuruzwa byabo bizafatirwa kugira ngo bamanze buzuze ibisabwa, kuko ntidushaka ko abaturage bacu bagerwaho n'ingaruka n'ibikorwa n'izi nganda. Gusa nubwo bahawe integuza, abafite inganda zenga inzoga mu ntara y'Amajyaruguru bagaragaje ko zimwe mu mbogamizi bafite zirimo imisoro yiyongereye ku binyobwa bisembuye. Robert Byiringiro mu karere ka Musanze.